Se uwishura uburanga. Na amafaranga icyo cyo nyine gusa wishura. Ijana ryo nyine gusa. Ubigenze ute? Urawufata ukisigaho babara. Nge mfite umuti turi ibintu byanje bigenda. Urabona umpagarara hose naho bankurikiye banshagaye. Bagira ngo mbahereze umuti. Amahame yanjye ni igiceri $100 uri hanze uri mu Rwanda igiceri. Alright, reka ngusuze mukunzi wa Safavgaz TV aho uri hirya no hino kwisi, nizere ko umeze fresh. Amakuru yanjye nitwa Junior, umusore wanjye utagira imigozi imuhambira. Ikindi ko kumushwisi muhwe zagaca, nizere ko bizi neza ko impamvu yume kumuka bazima ari ukubera Imana yonyine. Meze mutabona mwakoze subscribe kuri channel yacu, turabashimiye cyane mutayikora mwikore kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. This is Safavgaz TV, nanjye ndi Junior. Murabona ko twibereye ku isoko, turi mu karere ka Burera, twaje gusura cyangwa se gusuza umugabo witwa Rumanura Inkuba. Nama video menshi twaberetse mu misi itambutse tubereka ibikorwa bye n'umuvuzi w'agakondo ariko utangaje, batutereka tumusange ku Gicumbi nyirizina ariko babyitabo. Umugabo hano mu isoko arimo aratanga ngo imiti, tugiye kumusura tumuganize tumaze gahunda uko byifashe. Urabona ko abaturage bameze fresh, toki bacuruzwa imyaka igiye itandukanye. Reka dusuhuze kwanza mbere ya byose uyu mugabo twumve amakuru ye. Akeneye kuri uyu muti. Ubutagomera no mu Rugarama. Hari benshi ntaye kuri uyu muti kandi batanze ubuhamya ko bakize. Natwe turashaka umuti wa mugabo we. Muraho neza. Amakuru ni meza. Bimeze biterere. Ni sawa. Abandi bakeneye kuri uyu muti. Uyu muti ni uwiki imbere. Uyu muti uvura amavi, ibikanu, umusonga, ibihato. Aho waba ari umuti urisiga. Igihe ni bitabiva muri cyo muti ninde? Akira nawe. Inzoka mwiza se? Iri kuri gato. Oya. Nose umuti mbere cyose umuti ni ubuntu se? Natwe ngo muduhe. Uvango ngiye maze iminsi hanze, iyo navuye hanze ngenza gutanga promotion mu Rwanda. Ubundi nkora Tanzania kiyanza. Nose wo kuratuye. Papa kabate Uganda ntwetwe. Ndumuvuzi gakondo isi yose iranze. Indwara mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi. Kudashaka ko bakuroze, kutabyara ko bakuroze, amakimbirane yo mu ngo urakora ntibigende. Umuti ndawufite. Ushaka umuti ikintu kiri mu muhogo, akira nawe. Uriya inzoka ngiri mu muhogo. Akira koresha uyu muti. Uyu muti nandi bajyamaza kuri radio bitarubaga ntari. Urakoresha uyu muti urafata ushire mu gakombe, nange ushiramo amazi ukoresha uyu muti. Cyo kintu kirimo ngo kiravamo. Ngo ushaka iki? Ngo mubwira ko ari buko. Nanjye nandi gushaka. Akani bwoko ki? Ukoresha kuri uyu muti. 078 yandike. Kane reka nze nguhereze ntari gupfura gutyo. Uitanga igiceri kimwe cyana cyonyine gusa. Igiceri cy'ijana. Cy'ijana cyonyine gusa. Umuntu uri mu Rwanda atanga igiceri cy'ijana, uri hanze n'igiceri cy'ijana $100. Uravuze? Umuti niko ndi kubaza. Uwo muti urashira mu mazi, no gushira mu mazi. Unywe akayiko mu gitondo k'umugore cy'ikiri cy'umugo kiravamo. Yego. Nanjye nari nshaka umuti ndarwaye. Ushaka umuti wiki? Urwaye mu nda. Yego. Umuti wo munda ntawo mfite. Mfite umuti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani n'ibindi. Nanjye rero w'amategano nibo uyu muti twari nimero ya telefone iyo umajije gukira ushira amafaranga 51 n'ijana. Nimero ni ko natwe uri kudutukira kandi turi bazi. Yego, nimero abakeneye kuri uwo muti ni bande barambika igiceri hano hasi. Mwigire hirya. Uyu muti uvura amarozi y'amategano, amatamikano, amawuherano, kurotaguzwa imyuka mibi, amashitani. Utanga igiceri cyacu nyine gusa uyu muti. Rambika igiceri cyo hano hasi. Ni uyu nguyu. Akira nawe. Ntabwo nyinje mfata amafaranga. Igiceri cy'ijana ngara nimero. Ni igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Nimero ya ntango ushaka ko muti wowe. Sa amafaranga niba yitorera ubundi. Oya nta muntu unyiba njinye ibyo bigarura. Nge nitwa muganga Rumanura Inkuba nkorera Tanzania kiyanza soko ari Uganda ntwetwe. Muganga Rumanura Inkuba ni kurandika. Yego. Undi ukeneye umuti ninde? Utaduhaye. Akira nawe muti wawe. Murambika amafaranga hasi. Awo nguvu yanze ko yamibe yabazengereje. Akira nawe. Undi ukeneye umuti ninde? Abantu batanu bonyine gusa nibongiye guhora umuti. Rambika amafaranga hasi. Uyu muti urafite ukawutwika uvanga n'amavuta. Iyo hari ibintu bakuroze ukawisiga bivamo. Iyo uyicuza ntibigende umuti jyana uwo nguwo. Uyu muti uvanga amavuta ukawisiga. We mundigamire mugire mwabana. Mugene mu makanya. Nukuvanga muve musha. Ntabana nkeneye hano. Nukuvanga uyu muti urawutwika. Wamara kuwutwika ukavanga n'amavuta gikotoro kisigaho babara. Ibirozi bakoze rivamo. Ufite umugabo mutabana utwara imirangi ya telefone ukamubwira ukuntu bigenza neneho umugabo akagaruka mu rugo namba ufite umugore wakunaniye ngira mpamagara nkagufasha barakwibye ibintu byenda bigarura gucuruza ushaka umuti wo gucuruza urafata uyu muti numara kuwufata ugende ufate ikofi namba gatambaro upfunyikeho ushira mu gikapu cawe urenga amafaranga abandi bakeneye umuti ni bande
oya nje wampaye gatari akira oya nanje wampaye gade reba njewe uracuruza ntibigende niko gira hino wankatiye kantu kari na jyana uwo nguwo ntabwo ukorera ubwinshi abandi bakeneye umuti ni bande ni igice cyo nyine gusa nge nta mafaranga nshyira mu mufuka wanjye yego ni ukuvuga ngo uyu muti ukuntu bawukoresha ufite ikibazo cyo kudacuruza icyo cyo kudacuruza ni ukuvuga ngo ufata uyu muti wamara gufata uyu muti oya nta muntu unyiba nje unyibye amafaranga urayagarura hagira ubikinisha mushyire ku musozi hano mu soko izuba riri kuva ni ukuvuga ngo ufata uyu muti ushaka gucuruza nimero ni ukuvuga ngo ufata uyu muti ufite butike namba ufite iduka ushaka gucuruza wamara gufata uyu muti ugashyira mu kofi muve mu nzira mutange inzira yanyu tanga inzira mutange inzira yego urakoresha uyu nguyu ikibazo cy'umugongo koresha uyu nguyu wose uwishyura uburanga nta mafaranga icyo cyo nyine gusa wishyura ijana ryonyine gusa ubigenza ute urawufata ukisiga aho ubabara urawufata ukisiga ahantu ugeze gute ukisiga ahantu ubabara yego nicyo nababwiraga rero nanone nasobanuriraga uyu mwana w'umukobwa ucuruza iki ucuruza amafi urafata igice cyo kirambika hariya gishyira hariya yego ni igice cyo cyonyine gusura kirambika kugira ngo tuvugane umva bana nta mwana ukeneye guhagarara hano nta mwana urambika hariya ni ukuvuga ngo urambika amafaranga hasi bigarurire urashaka akira ngo ugura genda ushaka iki shaka amafaranga igice cyo kiza nta kibazo yego narangije akira nanje yashira hariya yego muvandi ni ukuvuga ngo ushaka umuti w'iki wo gucururiza dore nguyu ni ijana ryonyine gusa uzabaca amafaranga yarenze ijana muzumva ko atari muganga rumanura inkuba ukeneye undi muti ninde amavi ibikanu umusonga ibihato ufata uyu muti ukavanga n'amazi namba ukavanga n'amavuta ukawutwika wamara kuwutwika uyu muti ukawisiga uba waragiye ibintu bitabivamo ni ijana gusa nca uri mu Rwanda mu giceri cy'ijana uri hanze ni amafaranga ijana ry'idolari umpereza yego undi ninde ukeneye umuti urawufata upfunika mu gatambaro ushyiramo kofi yawe undi ukeneye umuti ninde ushaka gucuruza ushaka umuti ucuruza ninde undi ukeneye umuti ninde nayereka ndi guhereza imiti ariko mukununga mikoro bimeze biti twagusuhuje mbere na mbere yego amakuru yawe amakuru ni meza yego twari tuvuze mvuga ngo hari amavideo twagiye tubona yawe hirya no hino turi 5 Guys TV je nitwa Junior ndi umunyamakuru twari tuvuze tuti uyu mugabo wajya kureba ahantu aba ari afasha abantu tukamusuhuza muraho neza amakuru yawe ndi hano ndi muganga rumanura inkuba yego abantu nagiye mbereka amavideo yawe agiye atandukanye nagiye nikurira ahantu nkayabaha bakavuga ati uyu mugabo ntabwo asanzwe ubwo twashaka kumenya neza tukamenya n'imikorere yawe abantu bakuzuyeho mu isoko bimeze bitubuye genda umuganga isi yose ranzi ntago ndi wa muntu ufata ngo mbaje mu gikari nje kwibira amafaranga nge nkuvura hano ku isoko hanyuma amafaranga yawe bayatwara amafaranga nta muntu wayatwara yego urabizi neza mbizi neza ibi biceri ntago bari bitwara nta muntu twagiye n'igiceri nuko reka twiganire rero guti uri rumanura inkuba yego uravuga ureba wenda badukurikiye hano kuri kamera yego uri muntu cy'ubundi ukora rumanura inkuba ndi umuvuzi gakondo wujuje ibisabwa mfite ibyangombwa binyemera kwamagaza hano ku isoko mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano uracuruza ntibigende kutabyara ko bakuroze kudashaka ko bakuroze uracuruza ntibigende uraza nkagufasha kubera iki akenshi amavideo tugunda kubona uburi mu isoko mu bantu gutya n'ubufasha uburi gutanga ikindi utinda guha umuti ku giceri cy'ijana ijana ryonyine gusa impamvu nza ku isoko hari benshi bafatana bakabashira mu bikari bakabirira amafaranga biyiza abatubuzi batwiyitirira amazina ngo nabavuzi atari abavuzi ngewe nza hano ku isoko yego ngewe ndaza namara kuza nkahereza umuti abantu bose babireba sibyo yego imikorere yawe ukorera he ubarizwa hano turi mu karere ka Burera n'imbibwiye abantu mu kanya gashize ubarizwa hehe wenda ufite ivuriro ibintu nk'ibi ngiye nkorera i Musanze hara mu mujyi gakorera i Rubavu mbuga ngari gakorera mu Cyanikara ku mupaka Rwanda na Uganda yego kubera iki waje hano muri Burera impamvu naje muri Burera amaze iminsi hanze yego naje hano kugira mfasha abanyarwanda bafite ibibazo yego ndi kubona twabangamiye abantu twabangamiye n'akazi kawe wenda kugira ngo ukomeze ibyo wari urimo reka tugire gutya tubwire abantu badukurikiye cyose tuba turi mu mafaranga yawe yaragenda we nta muntu yatwara yego nta kibazo ufite nta kibazo mfite ngicyo okay reka tureke abantu baceho yego twari tukiganira
Abantu batwihangana abantu mudukurikiye turi mu isoko urumva ni hatari. Reka abantu bakeneye ko mbafasha rero. Abakeneye kuri uyu muti mwese. Muhagarare hara ku ruhande mbafasha. hari umuntu uzanye amafaranga hano. Urigarurira iyo no turashira hara bigarurira. Ukeneye muti bagarara mbafasha. Bajye ku ruhande. Okay. Ubu akazi karakomeje ni ukukomeza ugatanga imiti. Akazi karakomeje ukomeza ugatanga imiti. Ariko je mfite amatsiko y'ukuntu ndi kugukurikirana ukuntu utanga umuti sinzi uburyo babonyemo ariko ugatanga umuti bimeze nk'uburu. Urabona nge mfite umuti turi ibintu byanje bigenda. Urabona umpagarara hose abo bankurikiye banshagaye bagira ngo mbahereze umuti. Ntago ari kuva bankurikiye gutyo gusa ko ni imiti nkoresha. Yego. Utanga kuri make kubera ikirere. Impamvu utaka kuri make nje ubundi sokuru yitwa Ruzihitiramo. Abatanzaniya kiyanza. Ibi ngibi ni umurage. Ntago ushaka gukora atari umurage. Yego. Uvango nge amahame yanjye ni igiceri $100 uri hanze urimo Rwanda igiceri $100. Niyo mpereza nkagufasha. Ubijana ryanjye gutya nari gukaba. Urarima nkagufasha aguhereza umuti. Yego. Hanyuma abandi bakeneye umuti ni bande? Ni bande bakeneye umuti ngo abandi bakeneye umuti namba bahereze. Taza kubabangamira. Akira muze ushaka umuti wiki? Muve mu mwabana mumusha. Ahangango kamara iki aka. Ahanga barakuroza amarozi y'amategana amatamikana mawuhera no kurotaguzwa imyuka mibi amashitani ukoresha uyu muti. None ndagatwika kose. Uragatwika kose ukavanga n'amavuta ukisiga aho babara. Ni kose kandi umuhaye gato. Akira. Kumpaye gato. Urishuje na hano hasi. Umuhaye gato. We muvemo. Kumpaye gatoya. Oya nako ngako. Nukuvuga ngo ucuza ntibigende. Muzehe yishyuye. Ufite umugabo yarakunaniye bana bagabo baje gusambana nje ndabafatanya. Ndabafatanya rwose. Ufite umugabo yakunaniye byo ndabikora. Ndamara kutwika akayonga maze ngashira nko mu gacupa maze nisiga. Akanya rwose wisiga bikuma birakuvamo. Ni ibiki bikurimo muze? Ni ibiki bikuri? Ngo namarozi mawo go mu mubiri ngo akango karabivura. Barakuroze. Barakuroze. Ari uwo baroze ndenda kugira ngo kamushyire. Icyo nakubwiraga ngiye mfite imiti. Yebe. Jana ryonyine. Yajana abana bararitora. Ntago bana bayafata. Nibyo nakubwiraga. Ngiye ubundi ugeze wanje. Urayibona neza. Ukira hano gatatu. Muzehe se katacira. Oya, iyo uri mu rugo. Yaje mu rugo. Ukira hano gatatu. Wamara gucira hano gatatu ngatambara ibibazo byawe byose. Yego. Umunyarwanda umunyamahanga wawe hose. Singwa ngo uteguze kundeba. Uramamagara nkagufasha wawe hose uramagara nkagufasha. Nkoresha imiti ya Kinyarwanda. Nta utanzi se yose iranzi. Nitwa muganga Romanura Inkuba. Ariko ukoresheje ijambo ngo umunyamahanga ubwo se umunyamahanga we wamufasha ute kandi wumva ari imahanga. Umuntu uri mu mahanga aramamara nkamubwira ibyo akorera aho ngaho. Ahari. Yamara kumumagara ngo ahari nkamufasha nkamubwira ibyo akora kugira ngo mbone ibibazo bye. Yego. Ubwo wenda kugira ngo tuze kuguha umwanya ukomeze n'akazi tutagira batubangamira. Hari abantu hano tushaka kugenda tuvugisha. Bakeneye umuti rero. Bavugisha nta kibazo. Yego. Mwaba numwe uyu mugabo muramuzi? Ninde uzi uyu mugabo? Ari Niko. Abantu bo muri Burera uyu mugabo muramuzi? Uyu ntango muvuga. Twe kibazo wowe. Jewe nyine nabwira nawe nkuzi n'ukujya manzi urumva amakuru yawe. Yego ngiye ndi umuganga Romanura Inkuba. Mvura amarozi y'amategano amatamikano amahera no kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani. Yabagana korera. Nkorera Musanze nkorera Rubavu ngakorera mbuga ngari hariya kumpaka Rwanda na Uganda. None se umuntu ashaka kugira ngo umusange mu rugo waza? Naza nkagusanga rwose nta kibazo nyishura amavuta y'imodoka nkagusanga iyo ntagiye hanze iyo ntari mu gihugu cyo hanze ndaza. Shiraho nimero nzaguhamagara. Urakoze cyane. Ufashije mu rugo iwawe. Madam muraho. Kubera iki wanze kubivugira hano ukabuba ngo uzarinda kumuhamagara? Kumuhamagara nyine nubona yinda mwerekana umwana kayizira muzanye. Ntago ushaka kubivugira hano. Arwaye iki se? Yatinze kugenda. Uragira ngo ahaguruke. Okay, dukomeze gahunda tureba uyu mugabo gahunda ze. Nukuvuga ngo subwa mbere harema ni soko. Si nubwa kabiri. Hari benshi nahafashije kandi mbarangira ibibazo byabo. Yego. Ndamuzi. Yaramfashije mfite ikibazo cyo kudacuruza. Amumuti sorry subiramo ntabwo twakurebaga neza. Uyu mugabo ndamuzi turaziranye. Twarahuye mfite ikibazo cyo kudacuruza. Amumuti nyine. Kuva uwo munsi ntabwo nongeye kubura abakiriya naragurisha. Uracuruza? Ndacuruza ncuruza amafi n'amasambaza. Ucuruza ibintu byo mu mazi. Biri kugenda se byibuze? Biri kugenda naribi. Umuti wawukoresheje ute byagenze bite? Umuti nyine yarambyiye ngo nimba yarambye ngo uwo muti ngo nimba n'abakiriya njya mbona ngo ningafate nkazirike ku gitenge nari nambaye.
none ukajya ujya gucuruza kaziritseho hano abakiriya ukabona birakunda ni amahoro ni amahoro biri ku mafaranga ubu ni ubuhamya bw'abantu bamwe na bamwe nawe uramuzi yaramvuye bari baranduze mu nda hararaga hari kunjya ampa umuti ndagenda ndakira urwaye mu nda mbinjege bari baranduze nyuma yaho byagenze fresh umuti nawe unyweye kane mpita nyina nanywaga mu mazi mu gitondo na nimugoroba karakana ari kugenda atangaho abantu kuriya niko yaguhaye nawe uragenda niko yampaye pe nanjye namuhaye 100 igiceri cy'ijana ni ijana wanyweye uruhaye ahubwo nzamushimira nari namubuze wa mugabo rero abantu hano barimo baravuga bati wagiye ubafasha ibigiye bitandukanye urumva ni byinshi byo kuvuga hano ariko tugira ngo wenda mu buryo bwo umwanya kugira ngo ukomeze uvugishe n'abantu cyangwa se ukomeze ubahe iyo serivisi yawe umuntu yakubaza utubazo dukeya ureba abadukurikiye hano kuko turi ku Karubanda wowe ushaka uwe mutima mwe baza nta kibazo ndi kuvuga turi ku Karubanda turi kurebwa n'abantu benshi tubwire wenda imikorere yawe ureba hano muri kamera niba bitwemereye hanyuma utubwire imikorere yawe naho ubarizwa kwa kundi ubisubiremo utange na nimero ubundi tukore gukomeza iyi ngiyi nitwa muganga Rumanura Inkuba nkorera Rubavu ku mupaka hara kuri Petite Barriere hariya mbuga ngari gakorera ku mupaka w'u Rwanda na Uganda aramucanika gakorera mu mujyi wa Musanze ndi umuvuzi gakondo isi yose iranze ingwara mvura amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kudashaka kutabyara ko bakuroze uraza ukambaza nkagira gute nkagusobanurira izo ngwara ndazivura singoma ngo uteguze kunde bankorera ushaka kuba uri hanze muri Amerika n'ibindi bihugu urampamagara nkagufasha ni $100 gusa ngusaba uri mu Rwanda ni $100 ngusaba nkagufasha byo nkabirangiza nta kibazo bigacamo fresh abantu barabona ko abanyarwanda banakwizera ariko baba bakuzuye ibintu ari amahoro niye tekiniko bakoresha mfite imiti ituma ibintu byanjye bigenda nabivuze kenshi yego ufite imiti ituma ibintu byanjye bigenda ubu twese watwujujemo imiti mwese muri irimo hanyuma iyi mikoro yanjye mfashe unkurireho aya moya rwose ayiriho ubundi nigendera amahoro yego murakoze cyane so ubwo gahunda ukuntu iteye turagira gutya tumanure nimero hano ku kiganiro ukeneye muganga wiyaranje umuhamagare we ku giti cyawe hari abantu baba bashaka kuvuga ibintu byabo mu bwihisho bashaka abandi bantu babimenye yego Rumanura Inkuba yego isi yose iranzi ingwara mvura nazibabwiye na amarozi y'amategano amatamikano amawuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani nge nago ndi umutubuzi nkandi bose mujya mwohereza amafaranga bakarira amafaranga ngiye mu $100 na $100 nkagufasha waba uri hose ntago mfatana ngo mbajane mu karimbarira amafaranga nkorera ku Karubanda isi yose ibireba yitwa muganga Rumanura Inkuba twe tuje kumusura hari amavideo agera muri 2 twaberetse nimba 3 tuyikuriye ahantu gutya tugira ngo tubereke gahunda umuntu wese urwaye indwara idafite aho ihuriye n'ibintu bya kizungu nagane uyu mugabo nimero niyo muri kura ku kiganiro reka mbashime cyane wa mugabo urakoze reka twebwe twikomereze akazi keza namwe murakoze